Yes, twongeye kubasuhuza tunabaha ikaze kandi tunabashimira mwebwe murimo kudukurikira gatanu kandi kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube, aho tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye aba avugwa hano mu Rwanda iwacu ndetse no hanze y'u Rwanda nk'uko mumaze kubimenyera. Ni amakuru aba atari ivumbi, ni amakuru aba yizewe, amakuru aba agisohoka mu binyamakuru nanone musanzwe muzi bikorera hano mu Rwanda iwacu. Ndavuga nka Mama Rwa Gasabo, Kigali Today, Igihe.com, News Time ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye bisohora inkuru mu buryo bwanditswe cyangwa se mu buryo bw'inyandiko. Niyo mpamvu natwe dukora uko dushoboye kose kugira ngo izo nkuru zose zibagereho ku gihe mu buryo bwa video, by'umwihariko mwebwe murimo kudukurikira gatanu kandi kuri uyu muyoboro wa YouTube. Niyo mpamvu igihe wakanze subscribe bizagufasha guhora update ku makuru yose aba agiye atandukanye, aba avugwa, amakuru aba yizewe, aba atariho ivumbi, amakuru aba akwirakwira by'umwihariko hano mu Rwanda iwacu nk'uko twabivuze. Alright, rero twihuse rero nk'uko mwabibonye kuri cover y'iyi video, naho noneho tugiye kugaruka ku nkuru iri gutrendinga cyane, ku nkuru iri gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye nka YouTube, Instagram, TikTok ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye, nk'aho bari kugaruka cyane cyangwa se nk'uko biri kugarukaho ku musore w'icyamamare cyangwa se ku musitari nyarwanda. Ndavuga ko ari umusitari bitewe n'uko buri muntu wese cyangwa se abantu benshi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda baramuzi bitewe n'uburyo yamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho agenda akora cyangwa se agaruka ku makuru aba agiye atandukanye, amakuru y'ibyamamare, amakuru aba ari gukwirakwira cyane hano mu Rwanda by'umwihariko muri entertainment, ndavuga mu myidagaduro. Uyu musore rero nta wundi nk'uko mumaze kubimenya ni Burikantu, azwi nka Burikantu ariko amazina ye nyakuri, amazina ye yahawe n'ababyeyi ni Mutende Abdul Karim. Ayo rero niyo mazina ye nyakuri, twamenye cyane ari kumwe na mugenzi we cyangwa se umushuti we bakorana umunsi ku wundi kuri YouTube, aho baba bavuga ibintu bigiye bitandukanye nk'uko twabibabwiye, aho bamenyekanye nka Burikantu na Buringoni. Alright, rero ugiye kubisacinga kuri YouTube wababona, ariko twihuse rero n'inkuru yacu, ni inkuru iri gutrendinga ivuga ko uyu musore Burikantu yatawe muri yombi. Ni inkuru yemejwe n'amategeko, ndakeka namwe mwabashije kugenda mubibona, ndakeka niyo nkuru kugeza kuyigarukaho. Niba utarayibona wajya muri video zacu zo kuri uyu muyoboro, wabasha kuba wayibonamo byinshi kuri iyo nkuru, icyatumye afungwa wakibonamo nk'uko byatangajwe na RIB cyangwa se Rwanda Investigation Board, ariyo yaje kuba yamufashwe. Ariko twanabanyuramo uko byagenze. Byavuzwe ko uyu Abdul Karim Mutende cyangwa se Burikantu yafunganyije abakobwa babiri bari baje kumusura mu nzu iwe, kugira ngo agire ibyo yaba yabafasha, kugira ngo abafashe kuba bategura ibiganiro byo gushyira ku mbuga nkoranyambaga. Ariko uyu musore yahise abafungiranya mu nzu, bityo abakobwa barinda gutera induru kugeza igihe inzego z'umutekano, ndavuga polisi, ihagereye, bityo uyu Burikantu akaba yahise atabwa muri yombi. Rero iyi ni inkuru iri kuvugwaho n'abatari bakeya nk'uko mwabonye kuri cover video cyangwa se nk'uko tugiye kubigarukaho. Nanone ni inkuru n'abanyamakuru bagiye batandukanye hano mu Rwanda iwacu bagiye bagarukaho, ndavuga nka Mutesi Kovia, Kenisi ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Mutesi Kovia ni inkuru yagarutseho cyane hamwe n'abanyamakuru be. Tugiye kugerageza kubanyuriramo mu ngingo z'ingenzi bagiye bavuga by'umwihariko kuri kino kibazo cya Abdul Karim cyangwa se wamenyekanye nka Burikantu. Burikantu rero iki ni ikibazo cye gikomeye cyane, bivuga ko gishoboye iki cyaha kimuhamye ashobora kuba yakatirwa imyaka irenga 5. Iki nicyo uku niko kuri guhari, ko iki cyaha kiramutse kimuhamye kuba yafashe abakobwa akabafungiranya mu nzu, bishobora kuba byamuhama bikaba byamuviramo kuba yafungwa imyaka igera mu myaka 5. Rero Mutesi Kovia bakomeje kugenda babivugaho, babyanariza bavuga ko ariko uyu musore ashobora kuba ari mu kuri, kuko nta kintu cyangwa se nta cyaha gihanirwa n'amategeko yakoze kirenze. Abakobwa ntibigeze bamushinja kuba yabafashe ku ngufu cyangwa se ikindi gikorwa cyose cyo kubagirira nabi. We ukuntu byagenze bakomeje babidiscussing'aho bavuga ko uko byagenze ari uko uyu Abdul Karim cyangwa se Burikantu we yababwiye ngo bajye mu cyumba, aba bakobwa bamara kubyanga, nawe nk'umusore akaba yakoze urugomo, akababwira ko batari busohoke mu nzu ye batamwishyuye ibintu bye bari bakonsomye, ubwo harimo nk'ibyo kurya, harimo amatike yari yabahaye. We nk'umusore yahise akora ikintu cy'urugomo, aho bishinjwa ko ari ryo kosa cyangwa se aricyo cyaha gihari muri kese ya Burikantu.
Rero, icyaha gihari ni iki kimwe turi kubabwira ni ukuba yakoze urugomo agafungiranya abakobwa, ku gahato, ashaka kugira ngo, bamuhereze amafaranga ye cyangwa se ibyo bari bakonsomye kugira ngo babashe kuba babyishyura. Kandi kuko unabishyize mu nyurabwenge ni ikintu cya nyacyo, kuko nyine n'ubundi aba bakobwa baba bafite kwishyura, ibintu bari bakonsomye ntago, bari kuba bakoresheje ibintu by'ubuntu ngo birangire gutyo gusa. Rero bagikomeje kugenda, babidisikasingaho ariko n'ubundi icyaje kwemezwa nuko n'ubundi icyo ngicyo yakoze ari ikosa, ku buryo nanone by'umwihariko kiramutse kimufashe cyangwa se icyo cyaha n'ubundi kimuhamye ashobora kuba yakatirwa nanone imyaka itari munsi y'ebyiri cyangwa se imyaka 3. Ariko muri rusange nk'abakunzi ba Abdul Karim cyangwa se buri kantu, icyo bamusabira nta kindi ni ukugira ngo abe yarenganurwa kuko icyo ari ikintu cyumvikana, we aha bishingirwa ko, icyo ari icyaha we ashinjwa ari icyaha gishobora kuba kitazwi cyangwa se ataba yamenye neza mbere y'uko abikora. Rero, icyo twakomeza kuvuga nk'abakunzi be cyangwa se nk'abantu tumufana nta kindi ni ukuvuga ngo arenganurwe cyangwa se, Imana imube hafi bibashe gucamo kugira ngo, atagira, ikindi kintu kibi kimubaho, ndavuga nko kuba yakatirwa iyo myaka yose, urumva ni imyaka myinshi cyane. Alright, rero turabashimiye rero mwebwe twabanye muri uyu mwanya, iyo niyo nkuru twatubazaniye kandi icyo usabwa nta kindi ni ugukanda subscribe kugira ngo ugume uri update ku yandi makuru yose turi bugende tukuzanira. Amakuru araba asohotse mu binyamakuru nk'uko twabibabwiye, amakuru atari ivumi nta handi wayasanga usibye kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube. Ciao ciao, mukomeze kugira ibihe byiza kandi Imana ikomeze kubarinda.